Ni Ruhuka Gospel TV turabakunda kandi namwe tuzi ko ari uko. Niba ari uko rero, niba namwe mudukunda, kora like, share, comment ndetse na subscribe kugira ngo ubutumwa tubategurira bujye buhita bukugeraho. Turabashimira mwebwe mwese mwabikoze. Reka rero tubagezeho ubutumwa twabateguriye. Ni karibu. Ashaka byarira muri nabyo yanditseho ko ndashaka ya plato y'umuntu gusoma cyo kugira ndashaka nagi kukwamagaza n'ibyo byanditse wabibara ugasanga amafaranga y'ibiro muri gatatu arahwana n'amaplato n'ibirahure ahubwo ni ugomba kongera abandi icyo ngaho boneza nako hari umuntu w'Imana nyine n'ubagisha aho arategereje iki ubwo kandi bikoze nk'umuntu w'Imana ubwo hajya bikoze nk'umuntu w'Imana icyo banera si ubutegetsi ihute ngo n'ibirengeze muko ntundinze mu maso udatuma ikirungura kizamuka dini niba mwihangana ibijyanye wamaze witinda hano urandira Satani araguteza Satani ahubwo ndabona n'ubana Sibikiza uko biragahura byamenetse n'amadongo yamenetse n'amasahani yamenetse nawe wabimena wigira byo uko nta indwara birwara ntigira covid n'ibirwara bitandukanye urupfu rw'ibintu byose bimeneka n'iki no mugize ute urabimurihishije ayazumvira yuko ngo bivaniyemo ra arataha wenda urabona bisazagere mu rugo ariko ndabizi ko ahantu ari arakibuka ibintu wamwambuye arakibuka ibintu yatangiye ku mezi 6 arakibyibuka kandi wabona ariko kuvuga nk'abo bose bavuga ngo urubanza ruzaza ryari ibyo byose bisobanura ariko kubanza mutazi yuko urwo rubanza ruzagera uburyo wifuza kubona umuntu ahemukiye bikanga ntabwo uri telefone ntakinguye nta mwanya wo kumusaba imbabazi cyangwa ibimusubiza byo mutunganye neza uyu munsi urubanza rutaraba naho nibwo bizaba ari bibi cyane Yobu igice cya 12 Yobu 12 murongo wa 16 Tawo cya Yobu igice cya 12 murongo wa 16 Imbaraga n'ubuhanga bifitwe nande umuriganya n'uriganywa bose n'abande umva ikimute ntabwo ikimura kuva umuriganya n'uriganywa bose arabayo igomba guhagarara hagati kuko bose umuyaya na nyirabuja bose wamenye amatasi na nyiramatasi bose guhagarara n'umucamanza hagati ya nyir'imodoka n'umushoferi bose n'abandi nyir'ishopu na karane ngufu bose kandi aho hantu ugomba kuhahagarara nyine kuko bose ukirira bose Gutegeka kwa kabiri 24 umurongo 24 papa 14 pardon Gutegeka kwa kabiri 24 umurongo wa 14 na 15 Gutegeka kwa kabiri ibice 24 umurongo wa 14 wa 15 Usome Uzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo umukene w'umworo naho yabo muri bene banyu wanyu cyangwa
rugo ngo wasuhuke abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyabo. Uzajya umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ni umukene akageza ku mutima abyifuza, agatakira Uwiteka akakurega, bigakubera iki? Si ibyo nabwira mu kanya. Umukene warenganije, umukene wambuye, kuko byari ibihembo bye nyir'ubwori bataka. Ikibazo ni ikibazo ubukungu wabona ari mu Rwanda aricyo kibazo. Ushobora kuko nta na telefone zifite uramutse, kandi urimo arakorera imbere y'Uwiteka umukozi. Ifumbire wambuye, umukozi waje wambuye, wabaga mu ifamu yawe mu nka, ariko nta moyen de communication arabyotse, kandi ngo ahora imbere y'Uwiteka agira ate? Abyifuza atakira Uwiteka kureka. Erega mushake ukuntu mutunganyije kuko urubanza rwaje. Urubanza rwaje. Urubanza rwaje. Yesu atugirira neza cyane. Kuva ibice 22, kuva igice 22, umurongo waho wa 14, ndahera ku wa 13. Harimo amagambo akomeye ahangaha, reka kugira ngo yumve neza, reka mbere ku murongo wa 9, ko sinashaka kwigisha zigenda zitazumva isuka zakabaye. Uwo murongo wa 9 ni wo wacumi muri Bibiliya za kera. Haravuga ngo umuntu naragiza mugenzi we, niba namwe niwo muri namwe, umuntu naragiza mugenzi we indogobe cyangwa inka cyangwa intama cyangwa irindi tungo ryose igapfa cyangwa ikavunika cyangwa ikanyagwa ari ntawe ubireba, kurahira Uwiteka kuzari hagati yabo bombi yuko atiyibishije itungo rya mugenzi we, nyiraryo yemere, undi agira ate? Ntacyo. Ariko byakwibirwa iwe azarihe nyiraryo, byatanya kugwa n'inyamaswa azaza n'igikanka kimwemeza, ntazarihe iyatanyagwa. 13. Kandi umuntu natira itungo rya mugenzi we rikavunika cyangwa rigapfa, nyiraryo adahari, ntazabure kumurika. Ariko nyiraryo nahaba ntazamurihe. Ariko ryaba rije ngo uwagwatiriye atange ibiguzi by'igihe basezeranye, ibyo biguzi bizarangize. Yego 15. Numva ni kubiranga kuko hano uzirahari. Umuntu nashukashuka umwari utasaba akaryamana nawe, ntakabure kumukonga mu rongore. Ariko se niyanga rwose kumumushyingira, azatanga inkwano n'iz'abakobwa. Ibi byose biri mu isi yose. Umuntu aravanga se fiancé baraberekanye, yaramweretse urukundo, akamwishyura urukundo, aramushukashuka, bararyamana. Uwo mwanya baramwanditse bamuhaye ibyangombwa, aragiye mu Burayi, Norvège, Ubudage, haramutse tumurose kagenda yirukansa hose, kandi agiye ariganije. Singi ku muntu wagiye aryamanye n'umwana, amusambanyije ngo ni fiancé we,